inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse. Araruhutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse. Reka nkusuhuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho ahangaha kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye hose mu bice bigize igihugu cyacu, wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali ndetse nawe uri muri East Africa, Afrika hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu. Komeza kugubwa neza cyane we wakanze subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV, ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore, tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho. Nk'ibisanzwe imbere ya kamera ni Emi Kabaka, naho inyuma ya kamera ni Emilie dutuwe tubana. Umunsi wa none tukaba turi mu ntara y'Iburasirazuba, n'ubundi ni mu karere ka Bugesera, ni mu mudugudu wa Kinihira, akagari ka Rwinume, umurenge wa Juru. Ahangaha mwibuke niho twari turi ku munsi wo kuwa gatanu hashize, ubwo hari ku itariki ku mugoroba w'itariki 6 hari kuwa gatanu, aho muri uyu mudugudu havugwaga inkuru y'umusaza bita Bizimana Jean Marie Vianney uri hagati y'imyaka 68 na 67, ariko washikaga kuba yendaga kuba yakuzuza imyaka 70. Umusaza utuye muri uno mudugudu, akaba yari umusaza wubatse, akaba yarafite abana, akaba yarabyaranye imbyaro 12 n'umugore bashakanye byemewe n'amategeko, ariko abana bamwe 6 bakaza kwitaba Imana cyangwa se bakaza kuzira jenoside yakorewe abatutsi ku mwaka w'1994, hagasigara abana 6. Uyu munsi wa none akaba aribo nyakwigendera asize, barimo abakobwa 5 ndetse n'umuhungu. Uyu munsi rero wa none kuri ino tariki 10 nibwo uyu musaza Bizimana Jean Marie Vianney yaherekejwe, akaba aribwo agiye gushyingurwa mu irimbi rya Kisaro. N'ubundi ni irimbi ahangaha mu murenge, muri uyu murenge n'ubundi ahangaha batuye, cyane cyane ko muri aka karere ka Bugesera ko buri murenge, ku makuru twagiye duhabwa n'abaturage, ko buri murenge waho ugiye ufite irimbi, n'ubundi ryawo. Uyu musaza rero akaba yaritabye Imana n'ubundi nk'uko nabibabwiye ku mugoroba wo ku itariki 6 hari kwa gatanu. Akaba umugore bari kumwe ari umugore witwa Nyirasabimana Anastasia. Uyu Nyirasabimana Anastasia n'ubundi akaba yari afite nawe umugabo bubatse, n'ubundi banasezeranye, ngire ngo ku kiganiro cyatambutse ahangaha mwarakibonye, ni umugabo we n'ubundi bari barashakanye, bakaba bari bafitanye imbyaro 2. Uyu Nyirasabimana Anastasia n'ubundi uyu musaza Bizimana yaguyeho bari kumwe muri rogi, akaza kumugwa mu maguru, n'ubundi nawe yari afite urugo. Umugabo we mu byo twagiye tugana n'ubundi yagiye atubwira ko
atari rimwe yarabafashe, utari rimwe uyu Bizimana yaramusanganye n'umugore we ko bagiye bapfubirana kenshi cyane, ariko umugabo akaza gufata umwanzuro wo kuba yasiga uyu Nyirasabimana Anastasia akaza kujya kwishakira undi mugore, nk'uko umugabo we yanabitubwiye, atubwiye ko umugore wundi yashatse bafitanye imbyaro imwe. Uyu munsi wa none rero nk'uko nabibabwiye turahangaha mu rugo rw'umusaza, tugiye kujya aho agiye guherekerezwa, tugiye kubamenyera buri kimwe, ese mu rugo arasezerwa, tuze no kuva ahangaha twerekeza ku irimbi n'ubundi aho bita Igisoro aho agiye gushyingurwa. Ubwo rero reka babwire ngo tuze gukomeza kubana mu biganiro tugenda tubagezaho. Jabless uriya mugabo yaransabye ndashyingirwa, turasezerana, basezeranye 1978, ubwo turabana neza nta kibazo gihari, turabyarana, haza kuzamo iriya kidobya y'intambara, turahungana, intambara yabaye, tubyaranye abana 7. mama ni jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo bavuga intambara yakoze ibara. ubwo umugabo turahunguka, turaza, turabana, bigeze aho baramufunga kubera ko mbere ya jenoside yari responsable. ageze aho babona ko ari ukumubeshyira, bajya muri gacaca arataha. ubwo nibwo atashye nabyaye uyu mwana. Mbese ubwo umugabo twari tubyaranye abana 11. 11 nibo mwabyaranye? uyu ni uwa 10, hari n'akandi ka bucura k'agahungu ka 11 nyine ni uwa 10. ubwo uretse ko abandi bapfuye nyine bazize ingaruka ya jenoside. ubwo umugabo turabana, yewe turanorora, ari nk'ibishoboka byose. na meya w'akarere yaje kureba inka twari dufite, yabarirwaga 3 miliyoni n'imitungo. Bisobanuye ko mwari abambere mu bworozi neza rwose, no muri leta no hehe tubaho neza nta kibazo gihari. ariko nyuma yaho nk'ubu ngubu mu bihe nari ngezemo, nari ngeze mu bihe Pawulo yavuze, mfite urutoki, nta gikatsi nanywaga, nta muneke najyaga, n'umwana yajyaga. ubwo no kuvuga abana n'abashingiye keka akana ka bucura afite gasigaye mu nzu, byose akajyana. izi nzu twarazubakanye mu mitungo yacu, amasambu nayo mfite ku ruhande arayagurisha yose, gakagenda ntazi aho gajya. utabiza amafaranga utazahanajya ntaho njya, n'izi nzu bazikodeshaga abapandayi, sinamenyaga ifaranga aho riri. mama tugendane gake gake. ajya kugurisha amasambu nk'umuntu mwasezeranye, ntabwo mwica ngo mujye inama kubwa ati mugore wanjye ngiye kugurisha isambu, kubw'impamvu iyi nta nama yarakije. ibi ni byatangiye ryaragira uti twari tubanye neza n'umuryango, nyine uragira tuze kugendana akantu ku kandi. byatangiye ryari se bingibe amakimbirane amaze imyaka ingahe? byatangiye uyu mwana akiri umukobwa. aka kanya afite imyaka ingahe? uyu nguyu yabyaye 2. Yesu aramubwira ati 20 sinabikubwiye ko 7. wemera. bitangira gutyo, nkabona ni ruto ariko simenye irengero ryabyo. ngiye nkituriza nkavuga ngo ndi mu rugo, mfite amaboko, ndahinga, nzajya ibyanjye. bigeze aho haza n'ikintu cy'inkoni cyo kunkubita. n'ubu yagukubitaga ahangaha ku kaboko, ubu aha ndi kubona habyimbye. kweki yagukubitaga ntumujyane mu nzego ngo ube nabyihoreraga, ariko nkabona ko atari we. ukabona ari iki? nkabona ari ikintu kibitera cy'iyo ndayo. iyo nda nyine ndagira ngo uze kumbwira yaje mu buzima yayihaye bwanjye n'ikibanza hirya, aranayubakira mu mafaranga yanyu. mu mafaranga yanjye. yaba yagize iby'inka byancitseho nta nka nkigira. ahari muri iyi minsi naho nari mfite amatungo magufi yanororaga, garibwa ariko sinamenye ukuntu bwibwe n'ukuntu bwagiye. ahari muri iyi minsi rero nibwo hambere bamufatiyeyo, ataye inkweto, atayo telefoni, kuri iyo shoreke na za mayo. kuri iyo shoreke ni hirya. yarafatiweho kangahe? yarafatiweho nka 2. umugabo we wazanye akabakinguza bajyana. bigeze aho rero niba barafashe gahunda yo kujya bigira mu mabare, njye nkihamiraho nkateka ibiryo byanjye nkarya nta kibazo. ntabwo yaragitaha iwawe cyangwa? arahataha, yazaga wenda nka saa 7 saa 6 gutyo. bigeze ejo rero mu gitondo nibwo yabyutse ari guharura kubagara mu rutoki. arangije asanga ndimo gusharura ibigori hariya haraguru.
araza aramfasha arahagura ashyira mu mufuka aravuga ati rero ibyo bigori bisharuye byose dore abana bapfumura uruzitiro bagaseseramo bakabyiba bisharure byose ubijyane ku mbuga ubishyire muri shitingi bitwikire ibigori ndabisharura ndaza ndasuka kuri shitingi ndongera nsubirayo aho nabihaguriye ndaza ndasuka ingarutse nsanga ntawe uri mu rugo mbona kambambiri yari yambaye zirambitse ku mbuga ngiye mu nzu usanga yambaye inkweto za sandari n'ishati ndavuga nti wenda yaba yabashije yagiye mu kabari kumwe wowe waraza usanga iyo myenda idahari ubona noneho mfati yari imeze nabi n'iyindi yari isanzwe nkuko niriwe muri gahunda zo mu rugo reka nifure ndayifura indangije bya bigori natoranyijemo ibisi mbishyira ku ziko igihe mbitetse nicaye ndi gutoranya utunyebwa ngo nzadutere nagiye kubona mbona ako kana kanjye ka bucura karaje kamfata ukuboko gutya karampubuza ngo ma ariko mwana we ntukankinisha singana nawe ngo ya ntabwo ari kugukinisha ngo uzi ibyabaye ni ibiki ngo papa arapfuye aguye he ngo aguye Kabukuba nanjye niko bampamagaye bambwira ubwo umwana yahize acanira moto aragenda nanjye mpamaho nanura bya bintu byose nanitse nakusanyije mvuga ngo umwuzukuru wanjye w'umunyeshuri nava kwiga muri segonderi araza ajye gushesha ibigori n'utwumbati nanitse mbona n'umutsima n'igikoma ubwo rero muri gahunda ukuntu yapfuye n'urupfu yapfuye kuko nanze kwigwa njyayo ntabwo namenye urwo ariko nagiye kumva ngo abavandimwe bagiye bakwe banjye n'aba bandi ngo bagiye ngo bamujyane Nyamata. Uragira uti nanze kwirirwa njyayo ni iki kintu cyaguteye kumva umugabo wawe mubanye imyaka 20 na mwasezeranye urumva ngo yitabye Imana kandi ahaguye ntago ari kure yawe ni iki cyatumye utabangureka ngere aho wumva wenda kubera kuko abagore turakara vuba kandi tukajyana n'umujinya vuba naje kumva abantu baza bamaje kubyumva baza kumusura bavuga ngo ko yaguyemo ahantu mu mabara ntago nze mu mabara hariho nabera ndavuga nti ngewe rero wenda ari impanuka yahuye nayo akaba ari moto yimukubise nanga se akaba ahuye n'iyindi mpanuka ko nanjye mba mpuriye nk'abandi naho niba ari aho yaguye kandi nkabanzi ko ku matelefoni baba bahamagarana aho basohokera simba amazi ubwo urumva ko nanjye umutima wanjye warakubye kare iyo ubona afite ibintu wenda bimeze gutya na gutya ariko nkaba ntangutiye mbona izo nyama bajya kurya ntazo njya nta gitenge mbona ubwo nahise mfunga kare ndicara nti byose biraza abavandimwe bagiyeyo baraza babimbira umuntu ukurikiye kino kiganiro ashobora kumva cyumva akavuga ati uyu mama ashobora kuba yishimiye ko umugabo wagiye akaba yagutera ibuye ariko nawe ukagira uti nari narakomeretse ubwo we wabyakira gute ntabwo nabyishimira kuko umugabo ntiyafashe nabi urumva igihe twasezeraniye ni kirekire umwana w'ifura yavutse muri 80 na naye amagingo nubwo yagiye agurisha amasambu yagiye avuga ati ngiye kubakamo inzu urabona ko yahubatse no hepfo harubatse aho hose harimo abapandaye ariko wanshodoka ngo agiye kuntera ibuye nane yisaha nta muntu wo hanze uretse nk'iyo shorekeye yanyuragaho wenda igacira yambaye neza arabona kuko ngewe ndiho nabi nta wundi muntu w'umuturage w'umuvandimwe wanteye ibuye kuko nta muntu ngirira nabi amuragira uti yari afite ishoreke ese iyo shoreke ariko nanone umukobwa wakavuga ngo hari ikibanza cyagurishijwe iyo shoreke yinacyubakamo inzu amafaranga yavuye aho ngaho ariko umuntu mwigeze muzahagira nyine ubwo niwe wamwubakiye gava muno urabona ko na hano hari amazi uretse ko muri iyi minsi gamaze iminsi nta gaza yavomeshaga akabyukira akavomesha sinamubaza ngo uzana amafaranga wavomesheje wenda yamara kugenda bagiye muri gahunda zabo utwo mvomesheje ikigoroba nkagura umunyu n'utuvuta two guteka naho ubundi ntago navuga ngo aya mafaranga tunayakoze bivuga ngo n'inshingano zo mu rugo zari zarateshutse kuri we ntiyaragihaha ntiyarakigira ikintu akora mu rugo mwabagaho gute rero kandi imitungo ari uyikontorora wabagaho gute se nyine ubwo urumva ntakubwiraga ngo nanjye ndahinga ibyo wejeje se base wabibonaga cyane byabijyanaga ntabyo yajyana nahinze ubundi yakoreshaga kuvuga ngo aratema ibitoki agurisha sinatara noneho hariho n'ahandi hantu nari mfite isambu hakurya hari aho yajyaga yagatema ubundi najya kumva aramwakuye kuri telefoni ngo uherereye hehe ko mvuye imusozi akagenda
ubwo rero n'ayo mazi yavomesheje akagenda. iyo nshoreke imaze igihe kingana gute ije mu buzima bwawe? Amaze igihe kirekire, yaje ahamaze iminsi. umugabo we bapfuye iki? Nta mugabo agira? Ntakibwirwa n'iki, uragiye kubona nkabona ngo bashwanye, ariko bashwanye hari uwo nguwo nawe yaramanjije kwinjirayo, bacururizaga ngo amafi, na n'ubu hari yarakiye acuruza simbizi. ubwo rero umugabo yahise yigendera aho kugira ngo tuzicane, ariko agacunga ngo aracunga iby'urugo rwe, nyuma akaza akamufatirayo. agafatirayo umugabo wawe? hariho n'igihe yirutse ndi gusoroma idodo, naritse amazi y'ubugari, ngiye kumva numva ngo arafashwe, mbona arirutse hariya mu miyenzi. waramubonye wo mugabo wawe? yewe ndi gusoroma imboga hano habonye. umubonye yiruka apfumuye imiyenzi inyuma hariya harazita. yari ameze utse ubwo ko hari ahantu wigeze kuba yajyaga yambaye ipantaro n'umupira, uko yagiye yambaye yakarabye. bari kumwirukanka? mama, ubwo nyir'urugo yaramufashe. nyuma yaho bumonye yirukanka agarutse mu rugo wamwakiriye? ntamwirukana mu rugo rwe. yigeze akubwira ati? yaragiye ariruka ajya kwihisha mu kinani, yaje nk'igihe cya saa 11 za mu gitondo zo ku mugoroba. umwakira ute? mwijoro njye uramwakira? naracecetse, ubu mfite guceceka no kurwana. mwijoro uramwakira murarana nk'umugore n'umugabo? iyo bimeze gutyo nta nubwo nari nkirana. wari warafashe icyumba cyawe? hari amakuru ari kuvuga ko umugabo wawe n'ubundi yawe muri shamba yo gusangana n'umugore. se nkawe nk'umuntu usigaye ni wowe uhagarariye umuryango, yaba ubwo buyobozi bwahageze bwaje kuguhamagara kuko ibyo bintu nibyo cyangwa amakuru? yese nahageze. nta makuru ugeze uhabwa n'abantu bahageze nyayo? numvaga babivuga gutya ariko sinabyemera kuko ntari mpahagaze. wowe urahamya ko yaba yazize iki wenda kaka? yingiye kubuvuga kubera ko bavuga kuko yari ari kumwe nawe, kandi nkaba numva amakuru bavuga ko uwo mugore ngo bamujyanye, kandi nkaba nisanzwe mbizi ko ari ngombwa, kandi akaba yambaye nzi ko wenda yaba yagiye hepfo aha mu kabagore, nkumva ngo yari ari mu marogi. nyine subwo navuga ko byaba byagenze gute nyine. kandi akaba ari na ya nshoreke musanzwe muzi? ndayigucya muzi gutya. none se hari ibintu wenda byateye muri ino minsi by'amarozi? hari inkuru iherutse kuba iriya za Kibungo, umwana yaroze se kugeza kwera imitungo. kuri icyo kibanza mwawo mugore yaguze, iyo nshoreke yaguze, hari imitaso cyangwa se ihererekanya ububasha bw'ubutaka mwaba mwarakoze, cyangwa se hari ibyo mwari mutarakora kugira ngo abyigarurire byose wenda yamuhaye? we yagiye kubimuhesha ku karere mu ibanga udasinye? ntabwo babikurikirana? ntabwo nagezeyo rwose kurusenyera uwo mugore. oya, baguha imitungo yawe, uri umugore usezerana? ni no mu isambu yanjye rugahano. ni mu isambu yawe? niho yamuhaye icyo kibanza. uratekereza ko umugore nta kintu yaba yakoze kugira ngo umusaza yitabe Imana yanga bisigarane? none nabibwirwa n'iki? wenda n'ahandi hose harafata, wenda bakaba bari bifitanye n'amasezerano. yego numva twaganira tutaragana ku musozi. si ibintu nk'ibi ngibi iyo bibaye urumva umusaza nk'uyu akagenda akabuka umukobwa, uratanga iyihe nama ku bantu bubatse, yaba urubyiruko ndetse n'abandi bantu? ahubwo n'ibibazo byabaye n'iyo minsi yose yagiye afatwa, abana banjye babaga barahahingukaga bajyagayo. icyo gihe nari ndimo gusoroma idodo naritse ubugari, abana bagiyeyo, hari ko gahungu kanjye n'uyu mukobwa n'undi uri hariya. bumvise induru zivuze, uwo mugabo nyir'urugo avuze ngo Bizimana aranyishe, Bizimana aranyishe. naho ngo byamaze kugenda gutyo, nyir'urugo aje akinguye batazi ko yari afite imfunguzo, noneho asanga ngo hateretse isiniya y'inyama n'ibirayi. aho bari biteretse ku meza, bo bamaje bajya kubyara. ariho yataye telefone na mayo n'inkweto. ubwo rero ngiye gahunda zanjye sinanagiyeyo, nakomeje idodo zanjye n'ubugari bakitorera. ubwo rero ibyabaye byambabaje nyine, urumva ni umuntu twasezeranye twashakanye, ari umusore nanjye ndiho turabyarana, kugeza n'iyi saha rero niba isaha ye yo gupfa yageze kuri iyo ndunduro ye, ubwo wenda yashimishije umubiri we, ubwo bagire gahunda z'Imana zamuhira urugo ridashira. yego gahunda yo gushyingura uri kuyitegura gute nk'umudamu, cyangwa nta n'ubumva hari uburyo urimo urabitegura? ndamwubahiriza, ndamushyingura neza kuko yarashatse umutungo.
kandi yari umugabo yari n'umwunzi. yari umwunzi mu kagari mu murenge. Ni mu murenge no mu kagari. Ndamushyingura neza kuko gahunda ndi kumwe n'abo bana utwana yasigaye n'abandi bavandimwe ndabafite. Ubwo rero nzamushyingura uko bashyingura abandi bose. ubwo se urumva watekereza iki? Yari ari kumwe nawe se bamarana iki? murasaba iki ubutabera? Genda atekereza ko yabigizemo uruhare runakomeye. Arwaye si indwara yari arwaye, yari afite randevu y'igihe ajya gufatira imiti. murasaba iki ubutabera dusoza? Badukorere ubushobozi badushakire igifatika cy'uwo mugore kuko ubucoreke buranadukabirije muri uyu murimo. Shimira kandi tukubwira ko niho buturutse. Hano ntago nzongera nabwo ati ibi ntago byabaho nabyeretse abantu. Ubwo ako kanya nkivuga gutyo umugore yavuye mu gw'ingutu aba nteye akamironko gutya agake abaranize yaguteye akajwi akiniga wa mugabo ubwo we yahise afata iki yahise ajya muri gahunda zo kwambara. Ubwo no kuvuga naniganye n'umugore umugabo ari kwambara ariko nubwo yambaye yasohotse yambaye ipantaro gusa ishati yayicyuye mu ntoki kuko habereye umufurungano muri icyo cyumba. Ubwo byageze aho asohotse cyo koze ibyo yahataye yahise ahata telefone yiwe ahata n'inkweto. Ubwo ahita yirukanka ntabaje abantu bahagera ari kugenda ariko bamubonye aho agenda. Ubwo byageze aho mpita mpamagara umudugudu abizamo. Ubwo baraje babijyamo bamaze kubijyamo mbahereza izo telefone ye mbahereza n'izo siripase. Ibi bintu mubimuhe naba umuntu w'umugabo azanshake abimbwire neza. Kuva icyo gihe ntiyigeze nshaka byahagaze gutyo ahubwo tugendana turibana ngo nzamutunga maze nzarebe icyo uzakora. wowe wari uhanganye na Bizimana ariko ntabwo twari duhanganye wenda byo kuba twagwana. mwari muhanganiye umugore kuko n'uku kabari twahuraga n'uwo musaza kicara nk'ara akabaza nk'icupa nticara nkabaza icupa akinywera nanjye nkinywera tukigenda no mu nzira twahuraga tugasuhuzanya na hano baravomesha nazaga kuhavoma amazi. mu magambo yawe uragira uti umugore wanjye w'ubwe niwe wanyinigiye. Umuntu naza kumva iki kiganiro ashobora kumva ko umugore wawe yari umuntu w'inkazi, sinzi ukuntu nabyita mu mazina abakobwa, w'ingare cyangwa se w'ishinzi. uburyo umugabo nyine afata umugore afata umuntu w'umugabo we akaba yaguterwa akajwi kakakubyimba neza cyane. uvuze ngo wakubitwaga n'umugore. njye muri make kubera dore arega hari ukuntu umuntu acisha makeya kubera wenda n'iyi leta mbivuge uravuga mu rugo wavuga ku mugore ngo nibakujyane kuri polisi. kuvuga ko leta yabateje abagore ntabyo birimo birimo icyo leta yise kuko ni ukuvuga ngo ubu ngubu dore ikibazo dufite ubu iyo uvuze mu rugo ngo iri kosa ribayeho mu rugo umugore ahita akubwira ngo niba uvuze gira icyo urenzaho bahite bakujyana. Nuko uhita uceceka rero ukagira ute ukigira ku kabari ukifatira agacupa washaka ukaba warara no hanze. nigeze kubona hari akaboko kugaragaza uvuga ko umugore wawe yagutemye. Se koko nagira ngo uze kubinyerekanira ahangaha yagutemye byagenze gute? ubwe yarakwitemeye aranakwivuriza yagutemye byagenze gute? icyo gihe rero naraje ari nimugoroba nkasanga mpageze ndakomanga nkomanze basanga ni njyewe. ubwo umuhungu wanjye atamuhamagara ese mw'abantu ko ndi kubona ibyangaha birenze ko ndi kubona biri kurenga inkombe uru rugo nzarucikemo nigendere kabisa. ngo wazagiye kureba se ngo iyo urindagirira uri umugore ngo wazagiye kureba iyo urindagirira se ngo ubundi hano ngo ni iwawe ubundi iki kibanza ngo nkibona ngo wari uzi ukuntu nakibonye none se ko twakishyuranye tukishyura uriya musaza ntabwo wemera ko nahaguze ngo wapi. noneho hakaba hari akabazo nari mfite n'ubu mfite nabwiye n'ubuyobozi
kakiri hariya muri rurarugo. Umusaza twaguranye yatugurishije ubutaka, yego, ariko akimara kumenya ko yantungiye umugore, bagera ubwo abwira uriya mudamu, yego, aramufata aragenda, ubutaka bandikisha icyangombwa cy'ubutaka, yego, babushyira kuri inde, ku mwana. Ubu nje hariya Bivuze ngo hitwa ikibanza iwanjye, waguze, ariko ntabwo ari iwanjye, nta nicyo navuga. ariko umwana cyashyizweho n'uwawe. Yego, niyo mpamvu nabibwiye ubuyobozi ngaturamo. Ni ibyo rero turi gupfa hanini, mbabaza ati kuki wafashe gahunda yo kwandikisha umwana aho ubutaka utabimenyesheje? Ese uyu mwana ko hano hitwa h'umwana, twebwe tuzajyayo? Ese uyu wundi uhari azabarizwaho? Uwo mwana uremera ko ari uwawe cyangwa ashobora kuba ari uwabizi? Aya ni uwanjye, ni imfura yanjye. Ni imfura yawe. Ko bamwe muri famiye yo kwa Bizimana, abakobwa be ndetse n'abandi bavuga ko ikibanza ushobora kuba nta n'icyangombwa cyacyo ufite, bibaye na ngombwa bashobora kwiyambaza inzego, basanga ko icyo cyangombwa nta gihari bakaba basubizwa ibyawe. Wowe ni ibintu ugomba kwitwaramo gukomeye. Ni ukuvuga ngo kubera ko uwo musaza yinjiriye umugore, akamwumvisa buryo ki ubutaka njye ntabufiteho uburenganzira, bizaba bazigwarize, njyewe nsa n'uwabarekuriye. Njye narabarekuriye, niba mwara bazamwara, bazasubire ku ivuko. Agira uti narimbanye nabi n'umugabo, umwe yacaga n'undi agaca hano, ariko twese tunatanazi, umwe agenda ahiga n'undi ahiga. Ese famiye yindi yo ndi kumwita tanazi ni Bizimana, yego, kwa Bizimana yo mwari mubanye gute abasigaye yaba abakobwa be ndetse n'umukecuru? Uyu muryango we nta kibazo cyanjye nawo, turahura tukiganirira, ingo zabo nzigendamo, baba abakobwa be, baba uyu muhungu wabo bafite umuhungu umwe, ajya no mu rugo turaganira, naribi na mukecuru rwose turahuza, nawe ari hari uramwibariza, nta kintu mpfana, kandi nanjye baranyumva nta kibazo. Twaraganiriye mbimubwiraho, ndetse njye nkibafata umuryango wa Bizimana, abakobwa be babiri bahise baza, n'umuhungu we ahita aza, baza guhurura nabo, baza n'ubundi nabo ngo bari byarabayobeye, bakajya bavuga ati noneho gihamya turayibonye, mama yararushye, kuko n'ubundi nabo ngo iwabo barabipfaga. Uwo musaza yabipfaga n'umukecuru. Waje gufata umwanzuro kwishakira undi mugore twabyaranye abana ndamusize umugore wundi nahise nizanira abandi, namuzanye bitewe n'undi kuko nta bagore babinaniye, ariko nahise muzana. Ubu dufitanye umwana w'umwaka umwe n'amezi 3. yego. Umunsi wa none se hari uri kuvuga ko umugore wawe yita umugore wawe kuko mwisezerano nk'uko wabitubwiye, aracyarwaye wisezerano, yigeze ari divorce niba yikora nabi avugwa se nkaho umutungo muhibera, kuvuga ko ku munsi w'ejo aribwo yagiye gusezerana Ngarugi akaza kuko nibyo turaguhamirize turimo karitsiye n'umugore wawe wahoraga uvuga ko afitiye abana, ugomba kuba nk'ingenzi kugezaho ijisho. ibyo bintu rero njye nanjye nabyumvise ndi mu rugo, amakuru, fone ya mbere yampamagaye ngo mbese bibaye ku mudamu wawe urabizi, mpereka rero hari mu masaha 8 saa 8 za manywa niko njye bampamagaye, amakuru nibwo natangiye kuyamenya. Uwa mbere barabimbwiye ati ibyawe wabimenyereka, umudamu wawe rero mbona wa musambane we, duzi ko bose bari babizi, kuko tubipfa bose babizi, wa musambane wawe na wa mugore we ni amuguyeho kabukubu, ndihagana yese ngo mu kabari, ngo ku makaro, ngo kahaje vuba. Ubwo nanjye nkomeza kubikurikira, numva indi fone irasoye, numva nuri kabukuba ndanahise amamagara, kuko nanjye nahise mbyemeza kuko bise ntibamubeshyeye, kuko ntawe bateruye mu rugo.
urahamya koko yamuguye mu magana? ntabihamye sinarindi kumwe nabo niba ari iby'ukuri niba atari iby'ukuri njye sinarindi. Ngiye kutugana ku musozo uze gusoza nanone ugira inama ugira abantu bubatse. nubwo utabihamya nafungurwa wenda bitamuhamye basanzwe bapimye agasanga umusaza yararwaye ni indwara isanzwe ni iki bitamuhamye murakomeza mubane cyane ikimenyetso ntasimusiga cyo gushaka gatanya. kankubwire rero njye n'ubundi uriya mugore nkimara kumenya ko aryamana n'uriya musaza njye nari namurekuye nuko tutari turakora ibintu bya gatanya ariko njye mu mutima wanjye ntabwo njye nkiri kumwe nawe kabisa. wari waravuye mu rugo cyangwa mwari mukibana? ntabwo twari turi kumwe. yego nyine ubwo bivuze ngo ugiye kwinjira muri process ya gatanya noneho kumugaragara ni nabyo byaba bizima. abana mufitanye bangahe? urumva abana babiri mugiye gusigarana ugiye bagiye gutandukana simamu bateye agahinda n'igikomere. none iyo bibaye ngombwa ko kugira umuntu ayica undi umwe yakwigendera. nihe namugira imiryango ibanye nabi nicyo usaba ubuyobozi? ni ibintu bibiri mu miryango ubuyobozi ku bijyanye n'uburinganire bivuga ngo umugore asigaye bagira ufite terime ebyiri bivuga ngo mvuga bakujyane cyangwa mvuga tugabane. dore rero ikintu nagira inama abantu bashakanye cyane cyane byemewe n'amategeko. yego bya bindi byo kuvuga ngo umugabo wanjye ngo dufite imitungo ngo reka ngo avuge ngo bamujyane ngo nabi bamujyana ngo ejo ngo tugabane biriya ni ubujiji burenze. ese iyo mugabanye ibyo bintu ko nta n'umwaka ushira buri wese wabimubaza ngo abyerekane? buri wese ahita abijyana mu kabari undi mu kabari agaserebura bikarangira n'ubundi bose babaye iki imbobo. ibyo biriya rero ngewe ntabwo nabyifuriza abantu bashakanye. nta cyiza kirimo. nicyo usaba ubutabera? ni iki usaba ubutabera uyu mwaka? icyo nsaba ubutabera rero nabwo bwagombye kureba kure. ibi bintu byo kujya bavuga ngo umugabo aravuze ngo nta gukubitwa, umugabo avuze mu rugo ngo abanyerondone baze bakujyane, nta no kukubaza uti bimeze bite, ni ukuza bahita bafata bajyana umunigo n'inkoni ngo wakubise ngo wagwanye n'umugore. biriya bintu nabyo bazabishishozeho kuko kugeza ubu hari umugore mu rugo ubona ukabona ameze nk'umugabo, umugabo akibera nk'umugore. urumva rero batarebye kure ngo bajye bamenya ngo uriya mugore muri uru rugo ko ameze nk'umugabo, akaba ari gukandamiza uyu mugabo ko yibereye nk'umugore, ese tumufashe iki? ibyo bintu leta ijya ibirebaho. uwo munsi agutema we hari ikintu hari igihano bamuhanije cyangwa baramuhe ngo muvuze gusa? ntacyo naravujwe gusa ndataha. kandi ubu yaba ari wowe n'ubu mba ndi kubukora. ubwo bivuze ngo abagabo bari kurengana cyane kuko njyewe naravuze ati gusa ndajya kurega umugore ngo iki ngo yantime. ubuyobozi ntibwahageze? bwarahageze. uravuga ati genda ujyane uyu muntu umuvuzi. umudamu twaragiye ndaraho buracya arataha nta n'ubigeze amuvuga habi, nta no kuvuga ngo wakoze nabi. reka twisoreza mu mutima wawe uyu mwanya kuko yaba ari njye ubu mba mfunze. mbese isange yaraje kandi ivuga ko ireba ikote zombi, ireba uruhande rw'umugabo ikareba n'uruhande rw'umugore. ariko se ko ku ruhande rw'umugabo ruri kubahirizwa muri ibi bihe? ntabwo ruri kubahirizwa, njyewe nakubwiza ukuri. mu mutima wawe umeze ute? ari umuntu umwanzi hari igihe ibyago bimuha ukavuga atawa, cyangwa ukavuga ati kuko nyimufite ku mutima ndababaye, umutima utubwije ukuri umeze ute? njyewe rero biriya bintu ukuntu umeze ubu, biriya bintu yagomeze kubihishira ko badasambana, ariko kuba noneho bigaragaye hariya birababaje kandi birimo, mbese birababaje ku muryango umuntu yapfuye, ariko hakazamo n'ibyishimo kuri njyewe kuko uriya mugore yarampakaniraga kandi n'abantu bakanyita umusazi. ubu byagaragaye neza koko ko ari ukuri. mbese umutima wawe ni hombi hose kabisa. uyu muryango wabuze n'ugiye ariko n'usigaye nawe ndi kumureba nkabona we ni ukuriya yapfuye, ariko kiriya gihano cyo kugira Imana imwerekane nari ngishaka. wenda wihangane tugana ku musozo cya nyuma, ni ayahe magambo wabwira uyu muryango wa nyakwigendera kuba yaguye ku mugore wawe?
cyari umugore ntimuratandukana yaguye iwawe mbese twaba ko yaguye mu rugo rwe ko umugore wawe ahaba ari hose aba ari kumwe n'urugo rwawe ni iki wabwira uyu muryango wa nyakwigendera uyu muryango wa nyakwigendera rero icyo nawubwira ni bihangane kuko bibaho twese ni uko aho uriya musaza yagiye nanjye ejo nzajyayo yagiye no kudutegurira rero ubwo rero bihangane kuko ibyabayeho ntawe ubikeneye ngo bibeho kandi nabo barabizi twibaniraga neza na n'isa tubanye neza uyu muryango tubanye neza cyane ntari bijyanye nabo ikibanza baguha imitasiyo kiriya kibanza cyo urabona uwo musaza na n'uriya mugore bo bashatse kunkinga kandi menya ko n'ubundi bagize uti bagiye kucyandikisha ku muntu numva n'umuhungu wanjye nabyo simbizi ntuzahe icyangombwa kiri n'amaresi twabiguriye kugeza ubu siwambaza resi yaho aho ntiyari yaraguhubitse kugira ngo utabibaza mugabo ntabwo yakobokeye ntabwo ari nayo imitungo yawe iri njyewe nagiye kwa gitifu w'akagari ibintu ndabimutekerereza ariko mbimutekereza mu rwego rwo kumwaka inama yego gitifu arambwira uti dore wa mugabo niba icyangombwa cy'ubutaka cyarasohotse kigasohoka ku bana bawe yego ariko ubyumva ariko narabikurikiranye nkurikira abo twadikiranyije mbasaba ibyangombwa byabo tujya kubishyira mu mashini ngo turebe ko bakatishijeho ahandi yego twasanze ariko bimeze byanditseho ko umwana wawe aho nta kiguru nsanze ari uko bimeze nahise niparikira ndituriza amahirwe ahari ku mwana nta ararutse inshuti ya Yesu ararutse inshuti ya Yesu ararutse inshuti ya Yesu ararutse inshuti ya Yesu uzamuka hariya mu minazi urahita uhingukira mu